na nyoko niyo yagufasha ariko imboro wayibuza byose bibafo mwisambanire musambane munezeze imibiri yanyu uziyo ngiye maze iminsi nk'ibiri nadasambana mba numva umubiri uri kundya mba numva mfite ikibazo niyo mpamvu gusambana musambane ahubwo inzoga nyifatisha indaya kugira ngo nze kwiyungura ubwenge mu gitondo horoya ni imyifatire mibi biterwa n'inzoga yo wahaze nusambane ntago ba wanyweye kuba wishe inyota baradufasha ariko kubwo na nyoko niyo yagufasha ariko imboro wayibuza byose bibafo reka ngubaze buri munsi ukorera amafaranga nawe n'ubu ndayabitse nawe hera ubuntu se kare ku buntu buravuna nta n'umugabo uramwishyuza wawe ndamwishyuza nyine kugira ngo n'ikiro cy'ibirayi reka da urabona uyu mwana mfite urabona ashaka iki se ashaka amata cyangwa uramusinya ku cyawe kare ku mwana wanjye azayigura umunsi yameze gahunda yameze iki yameze imboro n'amabya n'insya byose n'ubu yahonze konkasi n'iyahunda ibuye ngo bikunda rero tugaruke gusambana si icyaha mwisambanire musambane munezeze imibiri yanyu uziyo ngiye maze iminsi nk'ibiri nadasambana mba numva umubiri uri kundya mba numva mfite ikibazo niyo mpamvu gusambana musambane ahubwo uretse kubwira abakobwa b'abanyarwanda n'abagabo n'ibiki byose rega n'ubundi ntago wabibabwiriza nawe nababwiriye kuko n'ubundi ariko nagira ngo ngiye umunsi mbabwire ko atari icyaha mujye mwisambanira ya ni icyaha oya ngiye Imana izambabara icyo cyaha kabisa gusambana n'ibintu yadushyizeho bidatunezeza umubiri basi yari kuba yafunze paka tubonye umugabo inzoga nyifatisha indaya kugira ngo nze kwiyungura ubwenge mu gitondo horoya ni imyifatire mibi biterwa n'inzoga yo wahaze nusambane ntago ba wanyweye kuba wishe inyota nose wakirwa mu byose ndukora ibibi niza ko bose bamufiteho uburenganzira bamwita Shizirungu Emmanuel ni umugabo wanjye namwemeje na kwijana uwo mugore ni uwa mbere bashakanye bafitanye abana babiri njye nishoreke ariko ninjye agaciro bitewe nuko namusuzugura njyewe ndi indangamirwa urasanga umugabo wawe mu kabari ukamwandagaza ushingiye kuki wasezeranye uwo mugabo wanjye se namuzanye muziritse cyangwa yarizanye icyo yabuze ku mugore we nicyo yanatanga akaba cyangwa se si ukazi impamvu twese turi indaya ari njyewe ntabwo nasezeranye na Shizirungu ari uwo mugore ntiyasezeranye na Shizirungu twese ku mugabo wacu nta gaciro dufite none ubu rero sayizi ngizi pati ya pombe mazi yoti turi kumwe iki pati ya pombe mazi yoti turi kumwe njyewe na Shizirungu Emmanuel umugore arahindukira abona ninjye kizigenza aka muhata urukundo James Shizirungu Emmanuel nzara umuhata paka umugore we hafi ni muhe mu Kagera Nyabarongo nabyo byashoboka Parishize kayangera yo gutunguru ubwo nibwo mukanya manutse gucya ndavuga ati ubwo ari raporo reka ngende n'agasobane wenda ndamubona amemo n'igihumbi nihahira abantu barimo hano mu kabari babyumvaga ndamubwira ati se n'igihumbi njye guhahira abana arambwira ngo n'amafaranga nifitiye ubwo aragiye mu nzu akagomeza agura inzoga nawe umujinya wakwica agura inzoga ahereza zanda zinceza imbere nubwo ngize umujinya bwa mbisoka tuyo byo kuba amafaranga yanjye nuko turwanya nakunda aba namve inshingano z'urugo na amakimbirane gaje mu mago kaba mutari guhuza nimwiceramo ngo mujye nama ngo muvuga ati turakora iki abana bazabahuca uwo padiri wenda ashaka kwakoramo nyine ibyaha gake nawe ariko uko biri kose bikora gake kavuga ati nzambikora n'umuntu umwe wenda nihishe gutya nyine aba bapasiteri bacu bana bapasiteri bacu bo nabo kutusambanya gusa zino senyo zinzaduka babishakira ko gabeza ngo bisambanire je ni ibintu nzi neza cyane byambayeho usambana na pasiteri uramuha naramuhaye kucyo neza mvuga ati Imana ishobora kuba iri kumubwira hariya
ari nk'umugabo mbonye sasa kubera iki utavuze ati se pastor ibi bintu ko ari icyaha barayi narabishakaga kubyigisha ko ari icyaha umuntu yagukoraho uzi ukuntu ubushyuhe bitabuza umuntu agukoze hano ku matako aramanuye ntabwo hagira ubushyuhe wowe ngizo kure kandi ubizi neza ko ari icyaha ngewe iyo unkozeho gutya gusa mpita mbishaka mbere yangata nkwisabira ndazi unkozeho uri nk'ikiremba mana we waba umemukiye wajya utuma njya kwitera akanyamerika cyangwa icamo karoti nimwe bahungu pana yanjye mwaba mumemukiye ibaze unkozeho gutya gusa mpita numva uhita wumva kwiki nese urumva atari uburwayi reka mbabwize uko n'umuhungu ushaka gusoma iminota 10 niyemere ko mukora sex abakwishe mu mutwe bura nyine abakwishe mu mutwe cyane uzubushyuhe ufite hasi ako ari wakubwe n'umusonga hari hepfo ngo wumve nyine ngereka nkubaze niba umuntu agukoraho kugukoraho gusa bigasaba ko umwisabira sibyo ubwo urumva atari uburwayi hoya nagari uburwayi bwo normal ukufunga cyepfo mafite ubushake se urabuhorana iyo ngiye murana ubushake shego umuhungu Nikuze yambaye neza ndakositimu nziza pe yambaye nane simaje mubabariramo ubuse siriya ntago mwakimenya ako kwimwagiye mumbara mu abantu basirimutse yambaye neza ntago mubona ko irangi ryari regis usura rebe yakositimu kambwira ngo urane regis siriya ni tubana mu gipangu ese ntago mumubona mwe ntago mureba musiko yayinditse mibiri ayikuye ni wo muganya ayikuye nese yamyenda ayikuye ese umva ayikuye nyine uraya kigaragara cyo ashobora kuba sinafite amafaranga yigura ashobora kuba yarabonye umva mbabwire namwe mujye mu abantu bazima munaye muratekereza cyo kuya na regis utazi kwikuraho yaneye urambye ngo yari byandi arishanago yari ariko amafaranga yahe ekereze mu kiru ubwenge bwanyu kugiye namwe munarebe mubona inzu tubamo kuningana mubona irasho tukunari nziza ndashaka kubabaza kandi mu kiru ubwenge bwanyu ku murongo umuntu ba mu kageto uri kumva kangana na dushe dukarabiramo gute yatunze amafaranga umuntu urara kuri matori y'abanyeshuri n'inzira gute yatunze amafaranga ese nimwe mwagiye mutekereza biriya kodi ahantu yari icyo nzi neza ni umuzigo w'umukire yatwaye asanga bari hanaguye araryiba kuko uriya nta bushobozi yabona mwagiye mutekereza nk'abantu bakuru kandi kuko nawe usinga ajya yiba atiba sura ibona amafaranga yakura binamugaragara ariko ahubwo umuntu reba ukuntu reba aryama hano inkweto imbabura ibaze ko jyana nawe akazi ke ntarebera inyuma ntaranageramo n'imbere karakaza abamo yaba wowe ugire bakunye ikari cye byonyine ukuntu hasi wagira ngo abamukimote urumva amafaranga isuku yarikuye mu isegonda ishati y'umweru ndetse nabwo uca ku baturanyi ngo basuhuze akumuta mumbare mumbwire nkawe iyo wambaye gutya ubundi utuma dutandukanya abasore bafite amafaranga n'abatindi uzi ko utatandukanya abanyerondo n'ibisambo nkawe wagiye wambara imyenda uziri mu cyiciro cyawe reka ngo yashyizeho na kane ibi ni ibiki washyizeho ahubwo cyose gikureho miki cyose mani no shakuna na gicu neba uri netere uri netere abazana iyi ni navuga ngubugira yaje nkawe ko kuwajya wayibye hese ngo tugaragare umva miki nakunda kugakuremo nagumana amacuho cyangwa muri ibyo ko tubundi waryibye hehe tubwire ishe kugashira hasi ahubwo ndimo nakamwegereza umugani dodo uyu nabonye nyine wa nyawe uyu ni kwasi murageze neza murageze neza biguhe n'isomo n'undi munsi kandi dore bimwe niyo ya nyayo yiwe dore nuko agomba kubasa dore ni kugomba ni gutya ni kugomba kubasa angize ukigira mu we wa nyawo wawe bandebera ubu nakubwira ukankumba hano hantu ubwo reba unyanabi rebe ngenda kugira wewe wanyawe warangiza ukanyambira egera atari cyo kukwanduza winamwegera ndetse nagendera aho ngaho baramubeshye oya bureka mwere oya nabaretse ndakubwiye ngo kuramo newe nyawe ugomba kwiba kuramo se nyine ntabwo uri kwiga bikora atanashaka ndega nari maze iminsi nagiye burarangiza agenda abifatira umva mubwire nari iminsi nahaye musanze neza ariko Jesus egera hano kugira ngo mwe muretse gato mbanze mubwira aramaze iminsi yarabifatiye ugomba kumenya ko iyi sura ariyo yawe yanyaye uri imbobo ntukajya wigeranya n'abasore bazira uri kumva ubundi
ibi wabyibye hera ngaho fatwa imyanda yawe fatwa akomeka ubundi yigisha no hasi no akagitwara mumba mumurekere ugenda usa gutya abantu bamenye ko ego yishyize mu gakoti wize hano tugataha mucanga uta mumureka agenda asa gutya bamenye wewe wanyawe ngasagwa wasanga yaje gupakurura kandi nawe umva nkubwire umva niwe ngomba kubwira ibintu byo kubona imbobo zigize abantu wangize ugakumva nawe miya ngo kwambaye imyenda ushaka gakobwa besha mahano wari warigize nabi mwigarukiye uri kunyumva wari warigize nabi ubusa n'igisawa umva mubarandi reba katarizazi reba katende ya boyfriend wabuze ndebera Yesu we mana nyagatsigaye warangiza ngo wasaze uziko iminsi wamugani umaze udari yatwifatiye umushenzi uri kundebe wari ibisaha y'umugabo wo kwina nkande urareba ikisi Yesu we niko tavuga umunwa warangiza ugasara ngo ubonye umusore kwacecetse kutavuga aravuga mugani kuntu kavuga nk'isandira no kazi kamwaye atamwarazi nuko ibintu mukore ndumva ari ibice ahubwo ndumva nafite igikoti nshamo bino bitaka byose ese kutavuga rogeye bimeze biti ibiki reba yigize akamara reba ukuntu ikoti ryanjye ndi kukubaza ngo ibiki reba ukuntu ikoti ryanjye ibiki ndi kukubaza ngo ibiki ese mbere ko ngiye gucya amazone ari ngiye ndashaka kubaza ikibazo kimwe twese aho ugiye uri umugabo uri imbwa uri icyaga icyo nicyo cyose ntabwo najya ndi kukubaza ntabwo ndi kubaza aho kusiko yarabifatira yarabagize inzanga ahubwo hari ikintu ndi kwibaza ese urahungura iki ihungura ibyishyiraho urahungura iki tumwe nanjye ntabwo urahungura ikira wari ugiye ese wari ugiye he nari ngiye mu bukwe nisi nzi ko mu bukwe hajyayo abagabo imbwa zagiyeyo ryari ubundi si imyenda wayikuye ubundi se wajya mu bukwe cyangwa uvuye kwiba kugira ngo ubashe kujya mu ngo oya njye nabanza nsubiza kuko nzi ko mu bukwe hajyayo abagabo imbwa zagiyeyo ryari yegora ngiye gutoragura keke zasigaye imbwa nisuri iki uri iki niba uri kurya bifashanya hano dutahe ese mufite impuhwe zo gutaha uri kwifata neza mu rugo se gitumukiye uri kurifata neza urifata neza nka nafata gutya fatwa uko nguko aya marinete se wayibye shamva aho yibye aho yaryibye ko mfutayagura muri saya wowe cyangwa umuntu atakwifasha hasi niyo mpamvu uri kumwe mureka nsane noneho mureka isura yanjye ya nyayo ubu yagiye ahantu ntibakonta ko tuzi kuri imbogo uvuye kwiba ejo ni uvuye no kwiba telefone ya kontaki y'abandi nayo urayijyanye museke neza ibisabye tunababwiye ngo ni kontaki ni ahantu yagiye aterura ikoti bashyizemo kontaki na iphone y'abandi iphone y'abandi ubu wabaye umugabo ukareka kubimbwa uzembwe kugeza rya uriya nitwa mbaho neza kasa reka da urasa umara iminota ingahe uri muri icyo gikorwa byibuze isaha n'igice urayizirika cyane ubwo atabashije gutera isaha yose ubwo nyine uwo ni wa wundi duhita dukubita urwembe agahita akajya kwa muganga urwembe cyane urwembe gute se gusa ubwo urumva wapfubye inkono ntibagukubite ase ugeze uboneza urubyaro uboneje urubyaro ubu naraboneje cyane kuko nabonye imbora ziri mu rwunga ntazazita nayo yagora urwagwa nk'uru ndagazwe n'igihumbi n'ijana bigahita bijyana uyu mwuga wugiyemo ufitiye ingahe 22 22 umaze kubyaramo abana bangahe batatu ku bagabo bangahe batatu yamaye nka tatu buri mwana afite se cyane ndabazi cyane nta n'umwe wabekeye wapi ndetse kuki wese mukobwa baguha 1,100 kiravuna cyane kugikura rurambi biragoye niyo mpamvu nanjye nayemeye iryo jana se n'iryo kirijyaho ni puridasi cyane kugira tongere wirinde kongera kubyara icyo giciro nicyo kugura agakingirizo wakwakira abagabo bangahe ku munsi ego ko mana ketse ubundi nta mwobo utabika ifuka igihe cyose ifuka yinjiriye irabiko ntago nanjye namenye umubare wawe ntago ujya umva wanegekeye kumva nta kintu kareka bibaho se n'ikintu biba bari guteramo amane akari abana bafite ibisongo kareka ibyo bisongo rero bigerayo bikareremba bikaba bigufiya umwana urahura nawe ngo ayigukoze mu ruti rw'umugongo ariko ubwo iyo mboro yabimeze ute mani nayo
nta n'umwe urahura na ubwo twagowe n'abayobozi batuyobora yakareka mwapfuye iki n'abayobozi kareka uzi umuyobozi kubwa ngo va mu muhanda mwana nta n'igihumbi n'ijana ufite kandi nta kintu